dushimiye Imana nanone ko tubonye umunsi mwiza w'umugisha, umunsi Imana yatugeneye kugira ngo tuwishimiremo. Turashima Imana yaturinze twese abakiriho, dushima Imana yarinze n'ababyeyi bacu, tukaba tugeze kuri uyu munsi turi bazima. Nanone tugiye kuganira cyangwa se ababyeyi bacu bagiye kutuganiriza ijambo ry'Imana, ko muri iki gihe dukeneye kwiga ijambo ry'Imana cyane cyane kugira ngo turusheho kuyegera no kuba inshuti zayo. Uyu munsi nanone twifuje ko ababyeyi bacu batuganiriza ijambo ry'Imana hejuru y'ibimenyetso bigaragaza cyangwa se byerekana kugaruka kwa Yesu Kristo. Nk'abakristo tuba dusabwa kubimenya kugira ngo tumenye uburyo twifata, tumenye uburyo tugenda bikurikije n'ibihe uko bimeze. Rero ntatinze tugiye kwakira umubyeyi wacu nanone atuganirize ijambo ry'Imana kuri iyi topic twatekereje, kubera ko afite inararibonye kuturusha, kugira ngo twebwe n'abandi bazadukurikira turusheho gusobanukirwa ibi bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Yesu Kristo. Dutangira rero, njyewe urimo kuvuga nitwa Miseke Jolie. Nanone tugiye kwakira umubyeyi wacu kugira ngo dutangira dusengera tujye imbere mu isengesho kugira ngo iri jambo abo rizageraho rizabashe kubagera ku mitima, rizabashe kubahindura cyangwa se bazabashe kuryumva nk'uko bikwiriye. Reka tumwakire rero asenga Imana ndetse akomerezaho no kutuganiriza ijambo ry'Imana. Ni karibu. Murakoze. Reka dusenge. Mana yacu idukunda, twongeye kuguha icyubahiro kuri uyu munsi mwiza waturemeye Mana. Shimiye ibyiza uhora duteguriza mu maso hawe. Shimiye igitekerezo abana bagize cyo kugira ngo tuganire hejuru y'ibimenyetso byo kugaruka kwawe. Nubwo abantu bibagiwe, nubwo abantu bari muri za gahunda n'ishyi, nubwo abantu bunamiye isi, ariko umugaragu wawe Yohana yaravuze ngo nubwo abantu bose bari baje ku mwanzi, ariko aravuga ngo twebwe turi abawe Mwami Yesu. Turagushimira ko waduhaye kumenya ko turi mu isi ariko atari iwacu, tukaba dufite n'ibyiringiro by'uko uzagaruka umunsi mukayidukuramo. Ariko hari abandi bayunamiye, bayipfukamiye, bayikurikiranye, badatekereza umunsi wo kuza kwawe. Turasaba ngo mu ijambo ryawe ukangure imitima yacu, dutekereze uwo munsi kandi tuwutegerezanye amatsiko w'abana b'Imana. Sandi kuko ukora ku mitima yacu wereye kuri twebwe n'abandi bose turi buganire uyu munsi. Icyubahiro kibi cy'Imana, imitima yacu iteguzwe nawe kuzageza ku munsi wa Kristo. Tubisenze mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane. Twongeye gushimira umwanya mwiza Imana iduhaye. Njyewe ugiye kuganira nitwa Rubogora Vedaste, ndi umupasiteri mu ikanisa rya Methodiste hariya mu Minembwe. Ko ndashimira Imana iduhaye umwanya kuko ni umwanya w'agaciro, twebwe turawubashye wenda kuruta iyindi minsi yose tuba turimo, kuko n'uwingira akamaro. Tunashimira abana igitekerezo bagize cyo kugira ngo muri iki gihe tuganire kuri aya magambo y'ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu. Hari umuririmbyi wabivuze neza, aravuga ngo birihuta kuboneka, ariko ngo iyo bihaye birora ngo ni ukugira ngo Yesu atugabire kubaho kwiteka. Turashima Imana kandi mfite umunezero mwinshi kubona igitekerezo nyamukuru abana bagize ari cyo kugira ngo tubaganirize hejuru yo kugaruka kwa Yesu cyangwa ibimenyetso biranga kuza kwa Yesu. Byarafashije cyane, kubw'iyo mpamvu ndabashimiye kandi nshimiye n'Imana yaduhaye umwanya mwiza nk'uwo, kandi ndashimira Imana ko izakomeza kudufasha atari ukubivuga gusa ariko ahubwo tukanabitegereza, uko ni twebwe ahayaza gusanga, ni twebwe ahayaza kureba, ni twebwe ahayaza kuzana. Ubwo rero uwo mugisha ni uwacu.
iyo topic bavuze turi buganireho cyangwa iyo teme iragoye. Impamvu yo kugora kw'iteme ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ni uko ari ibintu bitaraba. Ibindi tuza tuganira ni ibyabaye, ni ibyatambutse. Iyo tuvuga Noheli, Yesu yaravutse. Iyo tuvuga Pasaka, Yesu yarapfuye arazuka. Iyo tuvuga Pentekoste, Umwuka Wera yaramanutse. Iyo tuvuga imirimo Yesu yakoze, yarabonetse, abarwayi barakize, abapfuye barazuwe. Ibyo rero iyo uvuga ibintu byatambutse biroroshye, ariko iyi teme y'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu ni ukwitonda, tukagenda gahoro gahoro, tugatekereza dushingiye ku mirongo ya Bibiliya. Hari igihe twobyihutisha cyangwa tukabikereza, hari igihe twobikabya cyangwa tukabigabanya, ariko twasenze Imana ngo idufashe, Umwuka Wera tuyobore, tujye tuvuga uko Bibiliya ivuga. Bibiliya buriya iragoye. Hari ikintu yashizeho giteye ubwoba, nuko yavuze ngo nitwongera tuzaba twongerewe ibyago, nitugabanya tuzaba twigabanyirije ku byiza Imana yatugeneye. Cyo gituma rero umurongo turi buganire mureke tuwukure muri Bibiliya w'ibimenyetso bigaragaza kuza kwa Yesu. Ibindi tuvuze ko ibiterane tugira n'inyigisho ari ibintu byabaye, ubwo rero tubivuga nyine tubihagazeho. Niki tugihagazeho, ariko kiragoye na Yesu bwiwe yaragitinye. Sinzi amenya impamvu, wenda baturusha kumenya ijambo ry'Imana bo bidusobanurira hanyuma, ariko ntabwo turi kumwe ngo tubasobanuze. Nuko yavuze ngo nawe ubwe ntabizi ngo keretse Data wo mu ijuru. Kubera iyo mpamvu niba Yesu yaravuze gutyo, ariko akavuga gusa ngo twitegure mu mwanya tutazi. Reka dusome ijambo ry'Imana ariho duhera n'ubundi, kuko twavuze ngo ntitwoza kuvuga yacu yoza kutugora. Duhere muri Matayo, ariho turi butangirire ibice 24, umurongo wa 3, dukomeze tugere no ku murongo w'8, cyangwa duhere ku murongo wa mbere ntaco, kugira ngo abantu bumve neza ijambo ryavuye. Ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 24, duhere ku murongo wa mbere turangize no w'8. Some mu izina rya Yesu. Aravuga ngo Yesu arasohoka. Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda abigishwa be baramusanga, bashaka kumwegera. Imyubakire y'urusengero, bashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ntimureba ibi byose? Ndababwira ukuri yuko aha hatazasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, tubwire, ibyo bizaba ryari? Ni ikimenyetso cyo kuza kwawe n'icy'imperuka y'isi ni ikihe? N'icy'imperuka y'isi ni ikihe? Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyita izina ryanjye bati ni njye Kristo. Bazayobya benshi. Muzumva iby'intambara n'impuha z'intambara. Mwirinde mudahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraza. Ishyanga rizatera irindi shyanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Hazabaho inzara n'ibishyitsi hamwe na hamwe. Ego reka turangirize hano muri icyo gitabo nyine ibyo bice 24 n'umurongo wa 44. Bya bice 24 na 24 tusubire turangirize kuri 44. Kadusome 24, 44 mu gitabo cya Matayo. Haravuga ngo nuko namwe mwitegure,
kuko igihe mudatekereza ari cyo umwana w'umuntu azaziramo. Amen. haleluya. Twari tuvuze ko aya magambo ari amagambo yo kwitonderwa. Mu bubyutse twagiye tubona abantu bagiye bamuvuga ko agiye kuza muri uwo mwaka, abandi bakavuga mu mezi, abandi bavuga byinshi. Nicyo gituma hagomba kubanga risho, abantu bakitonda, gasoma Bibiliya tukamenya ukuri kwa Bibiliya. Bibiliya yaceceka tugaceceka, yakomeza tukayigenda inyuma. Izi nyigisho zifite abantu bake, sindi mu kumenya impamvu, kandi arizo dusigariye, kandi arizo ziri imbere yacu, kandi arizo zari zikwiye kuganirwa, kandi aricyo dutegereje, kuko twabivuze ibindi byarabaye, ariko iki dutegereje nicyo cyari kinini gikwiriye kuganirwa. Ariko sindi mu kumenya impamvu igituma abavugabutumwa batabivuga cyane, sindabimenya. Ariko kandi hari inyigisho zimwe abavugabutumwa batavuga kubera kuko wenda zitaza zinezeza abantu, ko abantu bafite amaporoje yabo, kuguma kubakura umutima ngo Yesu araje, bigatuma wenda bahina. Ariko si cyo kizomubuza, uzobabwire ntazoreka, kandi amaporoje ntazamubuza, kandi ntabwo amaporoje azohagarara, ariko kandi ntazobuza Yesu. Nayo urimo, niba witeguye Yesu, ayo uzajamwe araruta ayo urimo none. Izo mpamvu z'abantu kutabivuga, ibintu byo gukorera Imana, ibintu byo kwihana ibyaha, ibyo bintu abantu bagenda bashukira ngo bagwize abayoboke. Ariko nimureke tuganire, duteguze imitima yacu, dutekereza ko umwami Yesu agiye kugaruka. Amagambo dusomye ni aya Yesu n'abigishwa biwe. Bibiliya itubwira ko umunsi umwe ngo bagiye mu rusengero, ngo basohoke, abigishwa baramwegera. Rwari urusengero rwiza, rwubatse neza, rusigirije izahabu, rukayangana. Baramubwira bati, mwigisha, uraruzi urusengero rwacu ukuntu rumeze neza? Kuko mu byo barataga, urusengero bararurataga, kimwe n'ibindi rwari urwa mbere rufite icyubahiro muri Isirayeli cyangwa muri Yerusalemu. Bararumwereka, buriya abantu nyine birata ibyiza bagezeho. Umwami Yesu arababwira ngo mbabwije ukuri, ngo ibi muhaye mubona, ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi, ngo yose batayasenye ngo bayakubite hasi. Amagambo ayahagarariye aho. Baramanuka, baragenda birirwa mu kibaya, baganira bakora imirimo, ariko birirwa bahungabanye, bibaza ikintu cyosenya ruriya rusengero ni ikintu kimeze gute. Bibiliya yatubwiye ngo bavuye aho barazamuka, bararenga ku gasozi ka Elayono, barahicara ahantu, baramwegera bati, databuja, dusobanurire ya magambo wavuze, watubwiye ngo nta buye rizasigara rigeretse hejuru y'irindi, ngo keretse yose ajugunywe hasi, n'ukuntu ruriya rusengero rwari rwiza, ikizabitera cyari cyababereye ikibazo. Umwami Yesu arababwira ngo, arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya. Agiye kubabwira ibimenyetso byo kuza kwiwe n'ibyo kurimbuka kwa Yerusalemu. Tugarutse inyuma bukeya, turaganiramo amagambo atatu yababwiye, kubera umwanya tuyahine. Ikimenyetso cya mbere yababwiye hejuru y'abigisha b'ibinyoma. Cyo ni ikimenyetso cy'ikanisa, ikimenyetso cy'itorero, ikimenyetso cy'abakristo, uko ubutumwa buzaba bumeze, Yesu aho azasanga bugeze, ibizakurikira hanyuma yiwe. Arababwira ngo muzabona abigisha b'ibinyoma, mwirinde, kuko benshi ngo bazaza biyita izina ryanjye, bavuga ngo ni jewe Kristo. Icyo ni ikimenyetso
cy'abitorero, ababwira ikimenyetso cya kabiri, ababwira ikimenyetso cy'ab'isi, ababwira intambara, impuha, ibishyitsi, biriya bintu byose. Atanga n'ikimenyetso cy'uko isi izaba imeze. Ababwira ikintu cya gatatu, ibice ni 24, umurongo n'uwa 32, ababwira ubwoko bwa Isiraheli abaciriye umugani ku mutini. Icyo duhaye tuja kuganira ko turashaka kugira ngo twige ibyo bimenyetso, ese byarabaye ntibiraba, biratangiye cyangwa bigeze hagati. Niho navuze ngo n'ukwitonda tukareba, cyangwa bigeze hagati, cyangwa ko biraja ku musozo, cyangwa bigeze kure, bigeze aho byo narangirira. Yesu amaze kubabwira ayo magambo, duhere kuri iryo rya mbere ry'itorero, kuko ikimenyetso yabahaye cya mbere cy'itorero cy'inyigisho z'ibinyoma, cy'inyigisho z'ibinyoma. Ni munsi yari yakibaganirije bavuye ku musozi, ababwira ukuntu abantu bazaba bameze, ukuntu bazaza abahanuzi b'ibinyoma, abigira Kristo, bakora ibitangaza, bakora n'ibindi byinshi. Baramubaza ngo ese wabisoma, nta mwanya dufite, hariya mu gitabo cya Matayo ibice 7 umurongo wa 13, yari yatandukanyije amarembo, ababwira irembo rifunganye abakristo bagomba kunyura, ababwira n'irembo rigari ry'abaja kurimbuka bari mu kunyuramwo buri munsi, ryabonye abayoboke. Ariko arababwira ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, baza aho muri ngo basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Ngo amare Yesu iyo batamubazaga yamenyaga hari ikibazo, arababwira ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari uwasoroma imizabibu ku mugenge cyangwa imbuto z'umutini ku bitovu? Nuko igiti cyose cyera imbuto nziza, igiti cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi, igiti cyiza cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Arababwira ngo naho muzabamenyera. Mu yandi magambo, ikimenyetso cya mbere Yesu yatanze ni ukwereka itorero ko rigomba kuba maso, uti ku buryo nyabaki, ku nyigisho z'ibinyoma zihari mu matorero, ku nyigisho zigenda zicuruza ubutumwa bwiza ziri mu matorero. Buriya abantu bajya bagira ngo abiyita Kristo ngo bazoza bamabaza, ninde wo bizana tukamukurikira? Abantu bazo abo turi bo, umuntu yoza yamya agaragara ku manywa akavuga ngo nije Kristo, azi ko ntabo mukurikira, ariko mu nyigisho zimwe azi ko afitemo abayoboke bazamukurikira, bamwe n'abana bato, abandi ntibaza basoma Bibiliya, inzira zo bahereza yose bazayiyoboka. Ibimenyetso rero byerekana itorero, ni ukuvuga ko icyo yababwiye cya mbere ni mafundisho ya uongo, inyigisho z'ibinyoma. Ijambo rya kabiri muri izo nyigisho z'ibinyoma ni uko ikanisa ridahana babi. Ile ni mafundisho ya uongo, ni inyigisho z'ibinyoma. Niba abakristo abungeri batigisha abakristo ngo babatandukanyirize icyiza n'ikibi, intego y'ubutumwa bwiza yaje gukura abantu mu byaha ngo ibajane mu gukiranuka, yaje gukura abantu mu mwijima ngo ibajane mu mucyo. Niba abantu basigaye batinya kuvuga ukuri, ni inyigisho n'abahanuzi b'ibinyoma. Nubwo yo bafite yarize teoloji, nubwo teoloji ni yari mu biga, umuntu akayiyobora umurongo yatanze nyirayo akaba ari wakurikira. Uwo kubaza amateologi bafite hano mu isi ni amajana, bamwe baravuga uko bumva, abandi bagaheza umurongo uko bashatse. Icyo gituma utotubwira ngo we ngo yize teoloji. Niba yarize teoloji
ariko atari mu kuri kwa bibiliya ntibyaduca intege, ntibyadukura umutima, ntibyadukanga, ntibyagarura umurongo. Yesu yarababwiye ngo abo bantu muzaza mumenyera ku mbuto zabo. Niba bushanya n'ijambo ry'Imana kuri kwa bibiliya, nibagira umurongo basiga wa bibiliya kubera impamvu abo ni abigisha b'ibinyoma. Cyane icyo kimenyetso cya mbere umwami Yesu yatanze. Ikindi cya kabiri ni ugukingurira ibibi byose bikinjira, kudahana ibibi byose bikinjira. Umuntu agakora uko yumva, umuntu agakora uko ashatse mu rusengero. Nta muntu uvuga umuntu, nta utesha umuntu, nta wereka umuntu, nta umubwira ati ukuri kw'ijambo ry'Imana ni uku. Nk'uko abakristo barimo gukora ibyo bumva bakagenda uko bashaka kandi bihaye bigaragara. Reka mbabwire, buriya ibato umunyenga wayo ni ukuja mu mazi, ni ukuja mu nyanja. Ubwo itabonye inyanja nta munyenga iba ifite. Kimwe n'inyoni itabonye ikirere ngo iguruke, kimwe n'ibindi bigendesha amaguru bitabonye aho bigendera. Ariko rero tugaruke, iyo amazi yinjiye muri bato, twagiye tuzigendamo hariya muri Tanganyika, iyo amazi yinjiye muri bato muba mwagize ikibazo deja. Ikanisa, itorero riri mu isi, ariko Yesu yaravuze ngo sabisi. Niba isigarutse ikinjira mu itorero, ni ikibazo gikomeye. Byo ni ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Ni ukuvuga ko ibibi byose byatinyaga itorero ubu ryarakinguye, abantu barinjira bagakora uko bashatse. Ariko rero si ukubikora uko abantu babyumva, ni ukubikora uko bikwiriye gukorwa. Ubutumwa bwiza bufite umurongo wo kugira ngo bwigishe abantu kuri kw'ijambo ry'Imana. Yesu arababwira ngo ibimenyetso cya mbere muzarebera ku nyigisho z'ibinyoma. Basigaye babwira umuntu ngo nuja kwigisha ngo dore umurongo tuguhaye ngo iki ntugikoreho, ngo iki ntukivuge, ngo iki. Buriya dufite ikibazo mu itorero. Sinzi niba ariko abantu bose babibona, ariko nuja gutekereza nyuma y'uko duhaye tuganira, uraza gusanga isi yaratwinjiranye. Uraza gusanga amazi yarinjiye muri bato, kandi umwanya mutoya bati bigiye kuzima, bati bigiye kuzika. Ni ukuvuga ko niba muretse itorero rigakomeza kuyoborwa n'ubushake bw'abantu, dufite ikibazo. Kandi ikindi kibazo gikomeye muri ibyo bimenyetso, iyo rihaye riyoborwa n'ubushake bw'umubiri, iyo riyoborwa n'ubushake bw'umubiri, umwuka arigendera akavamo, abantu bagasigara ari abatara. Ariko bakaza bakora ibisa na birya atari birya, bakaza bakora amapirate, ariko ikanisa atari rirya. Ibintu originali byararangiye, bagakora ibisa na birya. Boririmba kurya, bobwiriza kurya, ndetse cyangwa yorushana kurya. Ariko se Imana izi ko ari amafundisho ya uongo. Niyo abantu babwiriza ibyo badakora, ni mafundisho ya uongo. Iki jambo ry'Imana ritubwira mu bimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, icyo ni icya mbere cy'uko abantu batemera kuyoborwa n'umwuka. Usomye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 6 umurongo wa 3, ntidufite umwanya wo gusoma. Igihe ikanisa ryabagamo ingorane, Petero yabwiye bagenzi be, aravuga ngo mureke turebe muri twe abagabo 7 bashimwa, buzuye umwuka w'Imana, buzuye n'ubwenge, bafite no kwizera, baze badukorera uwo murimo. Mbese ni ukuvuga ko ikanisa aho rigeze rigomba kubona bene abo bagabo bahagarara mu kuri. Abandi bazaga bagupfira bakakuzira, ariko ubutumwa bwiza bukagenda, ubutumwa bwiza bukagira imbaraga. Ikindi rero, ubutumwa bwiza cyishe ikanisa ni inyungu. Ni inyungu. Kutavuga ukuri ngo niho ubona umusaruro. Nta musaruro uriho, nta musaruro uriho. Uriya si umusaruro. Nukorera Imana neza, ugahagarara mu kuri kw'ijambo ry'Imana, uzabona ibiruta ibyo. Kandi hano nubona bikeya, ariko ufite ingororano mu ijuru. Ngira ikibazo cy'abantu bakoze bakagira ubwitange bwinshi, bagakoresha ibihe byabo,
ariko bakazabura ingororano. Umuntu rero agakorera hano tukamubona tukamumenya tukamuha icyubahiro, ariko ijuru ritamuzi pa. Abantu bakirirwa bakoma amashyi bamuvuga bamuririmba, ariko mu ijuru bakavuga bati twe ntitumuzi, taza hurukino azagarukira aho ngaho iwanyu, nuwahi iwanyu. Yemwe abantu b'Imana, nimuhagarare mukuri kw'ijambo ry'Imana. Mwami Yesu yatubwiye ngo ikintu cya mbere ni abantu biyita Kristo bazazana ishusho. Kandi ariko Pawulo ni gitangaza yaravuze ngo ishusho yabo, kubwiriza kwabo, kuririmba kwabo, gutarama kwabo, gusenga kwabo, gahunda zabo, gutanga amaturo kwabo, ngo bifite ishusho yo kwera. Ariko ngo iyo barenze hirya baza bahakana imbaraga z'uko kwera. Mutawatambua kwa matunda yabo, kwa matendo yabo. Imbuto zibarimo zizaza zikumenyesha uwo uri we. Tugende ku ijambo rya kabiri kubera umwanya. Haleluya, Amen. Icyo ni ikimenyetso cya mbere cy'inyigisho z'ibinyoma, manabii wa uongo, abigira Kristo, abaja mu mwanya wa Kristo, abitsimbuza Kristo. Tube maso, twirinde, dushaka ukuri kw'ijambo ry'Imana, dusubire mu byanditswe byera, twicishe bugufi imbere y'Imana, tugarurire Imana icyubahiro cyayo mu itorero, icy'abantu tube tukiretse. Umunsi Yohana abona Yesu, ariko Yohana muzi ukuntu yarafashwe. Abayisiraheli bahaye bavuza induru, bamiriza inyuma yiwe ngo bafite umuhanuzi, kandi bari bagize igihe kirekire bamukennye. Ariko abantu ngo bamukurikire ngo arangize Yesu, arababwira ngo uriya muhaye mubona, uriya tugiye guhura, ngo akwiye gushyirwa hejuru, ngo naho nje ngacishwa bugufi. Ubwo abigishwa bamwe ngo bava kuri Yohana baja kuri Yesu. Ndakwinginga mu izina rya Yesu, niba duhaye twumvikana, bwira abantu bakuva inyuma bagume baba abayoboke bawe, ariko amaso bayahange Yesu. Amaso bayahange Yesu. Amaso bayahange Yesu. Amaso bayahange Yesu. Ari abayobozi, ari abakristo, turi imbata za Kristo. Katugende ku kimenyetso cya kabiri. Yesu yarababwiye ngo muzumva intambara, impuha, ibishitsi. Cyo ni ikimenyetso cy'abisi. Hamwe na hamwe isi zajuguma, ibintu bikomeye bizaza binyeganyega. Biriya byose tubona, biriya byago ni gitangaza. Intambara twahuye nazo kandi zirakomeje, zisubira inyuma. Mu mateka y'isi yabayeho nta bundi abantu bakeneye kumena amaraso nk'iki gihe turimo. Isi aho igeze, impunzi ifite mu mateka y'isi ntizigeze kuzigira. Mbese bivuga ngo ni ukuvuga ngo ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu cy'intambara, cy'ibyorezo, cy'inzara, cy'ibishitsi, cyo gusubiranamo, ubwo twizere ko Yesu agiye kuza. Kuko yavuze ngo nimubona ibyo bibaye, ngo muzamenye ko ndi hafi, ngo ndetse ngeze ku rugi. Ikimenyetso cy'isi kirimo ibintu bikomeye biteye ubwoba, tubone n'amaso yacu. Bimwe bitabaye iwanyu byabaye muri Amerika, bimwe bitabaye Amerika byabaye mu Buraya, bimwe bitabaye mu Buraya byabaye muri Aziya. Tutekereza ngo byose bizaba imbere yawe. Hano niba hari intambara, ahandi hari ibishyitsi, ahandi hari inzara, ahandi hari impunzi, ariko ikikwereka aho isi igeze none ni ikikwereka ko biriya bintu Yesu yavuze wa munsi ku musozi byose byarabaye. Tugende ku ijambo rya gatatu. Ijambo rya gatatu yarababwiye ngo cyitegererezo, ngo murebere ku mutini, nicyo cyitegererezo. Cyitegererezo yababwiye ni cya Israeli. Burya mbere yari yababwiye ko ari amabuye yose ngo azasenyuka, ntiyagira ibuye risigara rigeretse hejuru y'irindi. Habaye mu mwaka wa 70 nyuma ya Yesu, Bibiliya itubwira ngo Titusi w'Umuroma atera Israeli, arayisambura, afata rwa rusengero ararusenya, abantu bapfa ku bwinshi. Ya mabuye yabo y'igiciro, ya mabuye yavuze ngo nta buye rizasigara rigeretse ku rindi,
bakaza bagenda bareba ahantu hari zahabu hagati y'amabuye, ibuye ryose baritandukanya n'irindi ryubatse rwa rusengero, bagenda bashaka amabuye y'agaciro yabaga hagati, yagiye ahuza amadafari, yagiye ahuza amabuye. Ni ukuvuga ko Israel uhereye ubwo iratandukana, iva mu gihugu, iribagirana ku ikarita y'isi, barayizimya, irashira, ivaho. Ariko ishira, Yesu yarabivuze, aravuga ngo mu bimenyetso byo kuza kwe ngo bazarebere ku mutini, ngo nibabona urashibutse amababi yabasubiye kuba, ngo bazamenye ko igihe kibaye, kandi aravuga ngo urwo rubyaro ntiruzashire cyangwa ngo rurangire ibyo byose bitabaye. Usomye mu gitabo cya Ezekiyeli ibice 36 na 24, Ezekiyeli yari yarabahanuriye ukuntu bazataha. Bukeye Abayisiraheli nibo tugezeho kandi tugiye kurangiza. Abayisiraheli wa mutini Yesu yavuze batura mu bihugu, haza kuba inama mu 1941, haba inama yo kubamara ngo babarimbure, babamare ku isi. Ibihugu by'abazungu birabahagurukira, barabica, kabapfira gushira, muzi za miliyoni zapfuye. Ayo mateka ndabwo ariyo twagiyemo cyane, ariko icyo duhaye turakuvuga ko turashaka kuvuga ku mutini washibutse. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu agiye kugaruka. Haleluya. Haleluya. Yesu agiye kugaruka. Ibimenyetso byaturirimba ngo ibimenyetso byerekana kuza kwe ngo birihuta kuboneka. Icyo ngo agiye gukora, ngo agiye kutugabira kubaho kwiteka. Mu yandi magambo, Yesu agiye kuza ngo adukure muri biriya bibazo twavuze. Torero ry'Imana, abakristo bihanganye, bave muri buriya bubata, bave muri biriya bizira, bave muri uriya mutekano muke. Abakristo bamenye Yesu abajane mu ijuru. Kuko ikimenyetso cya kabiri, bave muri ziriya ntambara, bave muri ziriya nzara, bave muri buriya bukehwa, bave muri biriya byorezo za Covid, bave muri biriya bishitsi, bave muri biriya bibazo. Mwami Yesu agiye kuza, bave muri ariya maraso amenwa buri munsi, bave muri buriya bupfubyi, bave muri buriya bupfakazi, bave muri buriya buhunzi. Mwami Yesu azaza. Haleluya. Haleluya. Isi iramukeneye, kandi nawe akeneye kubona abera biwe, akeneye kubona abakristo bihanganye, bakarinda kwizera kwabo. Hari umuririmbyi wavuze neza, yaravuze ngo abo bose barinze kwizera kwabo ngo nimbabona nzashira urukumbuzi. Ikimenyetso cya nyuma twari tugezeho cyo gutaha kwa Israeli, umwaka babacira urwo gushira, urwo gupfa. Nyuma y'imyaka 7 gusa, mu 1948, Abayisiraheli barataha. Habaye ku minsi 14 y'ukwezi kwa gatanu 1948, uwo munsi, haleluya, Haleluya, batangaza leta yabo